hano hakora umuvuduko n'umubare ku gipimo cyo hejuru. Mu ijoro ryo ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 saa 8 z'ijoro kajugujugu y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejuru y'urugo rwa perezida wa Venezuela byatwaye amasegonda atageze kuri 12 ngo abasirikare ba Delta Force bave mu ndege bamanukire ku migozi binjire mu nyubako perezida yari yarayemo. Niyo nyubako ya mbere irinzwe kurenza izindi zose muri iki gihugu cya Venezuela. Birumvikana ko harimo abashinzwe umutekano benshi cyane. Intego ya Delta Force binjira muri iyi nyubako ni harimo kurasana n'aba barinzi ba perezida, ahubwo ibyabo kwari uguca mu nzira irimo abarinzi bake cyane bishoboka, kuko gutinda barasana n'aba barinzi igihe cyari kubasiga bakagera aho bashakaga kugera perezida amaze guhungishwa ahantu runaka hibanga. Delta Force yinjira muri iyi nyubako yabanje gukuraho umuriro wose w'amashanyarazi w'iyi nzu kugira ngo muri abo masegonda abarinzi ba perezida baraza kuba bari gufata utubafasha kureba mu mwijima nabo babe bari gufata perezida. Abasirikare badasanzwe mu mutwe nawo udasanzwe mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rirya joro basanze perezida Nicolas Maduro wa Venezuela n'umugore we bakuye mu cyumba bari barayemo berekejwe mu kindi cyumba runaka kibanga. Bahagereye igihe basanga perezida n'umugore we bamaze kwinjizwa muri icyo cyumba kibanga batarafunga umuryango, nibwo amasasu abiri y'imbunda z'abasirikare ba Delta Force yanyuze mu mitwe y'abarinzi bari kumwe na perezida bose bajya hasi. Perezida bamugwa gitumo gutyo ari kurwana no gufunga icyo cyumba. Mukuri kuzuye kuzira igikabyo nuko rirya joro Delta Force yo yibeshye igatindaho n'isegonda rimwe gusa binjira mu rugo kwa perezida wa Venezuela byari kuba bihagije kugira ngo bahushe igipimo cyabazanye cyabakuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikabambutsa inyanja, kuko iryo segonda rimwe ryari kuba rihagije rwose ngo Nicolas Maduro akande buto ifunga umuryango wa kiriya cyumba ari yerekejwemo. Ubyumve neza ko rwose iyo basanga yamaze gufunga intambara zose bari barwanye kuva kare baturitse ubwirinzi bwose bw'ikirere cya Venezuela, bagaturitse ibirindiro bikomeye byose by'ingabo za Venezuela. Ibitero byari byiganjemo indege z'indwanye karabutaka zirenga 150 na kajugujugu zirenga 30 wongeyeho n'amato rutura asaga 8 yari yazengurukijwe Venezuela mu nyanja ya Caribe. Biriya byose byari kuba bipfuye ubusa iyo perezida basanga amaze gufunga kirya cyumba arimo yinjiramo. Icyari gushobokera abanyamerika nuko bari guhita bakata bagataha bimyiza imoso igipimo cyabazanye ntacyo bacyuye, cyangwa se bagatinda muri Venezuela muri urwo rugo rwa perezida amasaha arenga 30 yari kubasha no kugira mu minsi 2 bakiri kurwana no gushyira hasi kiriya cyumba. Kandi ubwo ibyo byari kwitwa kurengera. Ibihugu byinshi by'inshuti za Venezuela byari kuba byohereje ubutabazi, intambara yeruye igatangira ityo. Iki ni icyumba nyabaki ku buryo gihinduka amahitamo ya nyuma y'ubuhungiro bwa perezida igihe byamukomeranye. N'ubwirinzi nyabaki bukoranye n'iki cyumba ni ibiki bikigira ikidasanzwe mu by'ukuri? Ese naba perezida bose bagira iki cyumba mu nzu zabo? Bimeze bite? Nimba ari ubwa mbere wari usanzwe umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Hari icyitwa safe room, ni icyumba cy'umutamenwa kiba kirinzwe kurenza ibindi byumba byose biboneka mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Ubusanzwe ingoro y'umukuru w'igihugu niyo nyubako ya mbere irindirwa umutekano wo ku kigero cyo hejuru gusumba izindi nyubako zose mu gihugu, ariko nazo mu imbere zigira ahantu hibanga haba harinzwe kurenza ahandi. Ariho muri iki cyumba gifungurwa gusa mu gihe umutekano w'umukuru w'igihugu hari abari kuwukiniramo uri mu byago bikomeye cyane, ndetse yanabasha kuba yakwicwa. Hamwe amahitamo yonyine perezida aba afite ari ukwitsimba akabura burundu.
ibaze ko niba umutekano wa perezida uhungabanyijwe aho yaba ari hose, yaba ari mu gihugu cyangwa hanze yacyo, ikintu abashinzwe umutekano we bihutira gukora bigishyushye no kwihutana perezida ahantu harinzwe hibanga bizeye kurenza ahandi ku isi, kuko baba bizi neza ko wagerageje kwica perezida atari buze kuva ku izima, arakomeza kumugaba ibitero biremereye cyane. Y'ibyo bitero bikaze bigaragara neza ko rwose byanashyira hasi ubwirinzi bwose bwa perezida. Igikurikira cyonyine ni ukubika perezida muri iki cyumba, ahasigaye ibindi byose bigakorwa n'abashinzwe umutekano. Iki cyumba intego yacyo no kugumisha perezida ari muzima mu gihe cyose umutekano uraharindimuka, nko mu gihe inyubako ye yarashweho ibisasu bihambaye cyane kuri rwa rwego rw'uko ibyo bisasu bitakwitambikwa n'intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere, cyangwa se mu gihe izo ntwaro z'ubwirinzi bw'ikirere zabanje kuba zaraswa nka kuriya byagendekeye Venezuela, cyangwa se perezida agashyirwa muri iki cyumba iyo yataswe n'abantu bitwaje intwaro bashaka ubuzima bwe bubi na bwiza, cyangwa se habaye ikwirakwizwa ry'imyuka ihumanye mw'imbere mu ngoro imwe umuntu ahumeka ahita acaho. Iki cyumba kirenze kuba ari icyumba cy'ubwirinzi bwa perezida, ahubwo ni n'ubugenzuzi bwose bw'umutekano w'igihugu, kuko mw'imbere haba harimo icyitwa command center. Bivuze ko igihe cyose perezida ari muri iki cyumba abakurikirana ibikorwa byose by'igisirikare cy'igihugu, avugana n'abajenerali bakomeye bari kuyobora ibyo bikorwa byose by'umutekano, yabasha kuvugisha buri musirikare n'umupolisi wese ashaka mu gihe abishakiye, yavugana na buri birindiro byose by'ingabo na buri sitasiyo yose ya polisi, akanavugana n'abarinzi be bihariye kandi mu buryo bufite umutekano. Bivuze ko yari muri iki cyumba akomeza kuyobora igihugu nk'ibisanzwe, atanga amategeko mu gisirikare n'igipolisi, anareba kuri radar ukuntu igihugu cyose cyifashe. Muri uwo mwanya igihugu cyose kiba kiri mu kaga. Iki cyumba perezida aba yamaze kwimurirwamo, aba yamaramo amasaha menshi ashoboka, byumve neza ko rwose yanamaramo hafi ibyumweru bibiri atarasohoka, kuko haba harimo ibintu byose perezida akenera mu buzima bwe bwa buri munsi. Iki cyumba ni nkubwira ko kidasanzwe, ubyumve ugitinyira uko kiri, kuko n'umusirikare wa Delta Force isibye kukireba kimyoza nta kindi yagikoraho. Ni icyumba kiba cyubakishijwe inkuta zifite umubyimba wa metero hafi 2. Izo nkuta kandi zigizwe n'ibituma kitabasha kuba zakigurwa n'ibiturika ibyo ari byo byose uko byaba bingana kose. Guturikira hafi y'izi nkuta biba bingana nk'uko ubwayo wakomba igikuta ukoresheje ururimi rwawe wizeye ngo ibyo birakigusha. Ibaze nawe niba ikirahure kimwe cya bulletproof gifite umubyimba wa milimetero 5x10 kiba kitakwinjirwa n'isasi iryo ari ryo ryose n'umuvuduko ari wo wose ryaba rigenderaho rikubitaho rigataruka, n'ibiturika ntibyabasha kucyangiza. Tekereza noneho igikuta nk'iki ngiki cy'umubyimba wa metero 2 cy'umutamenwa. Ibi byumba by'ubwirinzi by'abaperezida biba bikoze ku buryo bidakangwa na misile, kuko zikubitaho zigaturika, iturika rigasenya inzu yose ikajya hasi, ariko icyo cyumba kigasigara cyemye, urimo mw'imbere ntanamenye uko byagenze. Mu bihugu bihambaye cyane mu bya gisirikare nka Leta Zunze za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde, Korea ya Ruguru n'ibindi bike cyane birimo nk'Ubwongereza, Ubufaransa wenda n'Ubudage, mu nyubako z'abakuru b'ibihugu byabo haba harimo ibyumba by'ubwirinzi bihambaye cyane kuri rwa rwego rw'uko ukireba ukagira ngo nicyubatswe n'abana b'abantu, kuko byo byubatse ku buryo n'ibisasu bya kirimbuzi ubwabyo ntacyo byabikoraho. Tekereza ko ibisasu bya kirimbuzi biba bifite ingufu zibarirwa mu magana y'amamegatoni kuri rwa rwego rw'uko igisasu kimwe gusa kiba gihagije ngo gishyire hasi umujyi munini wose, ujye hasi ntihagire igisigara gihagaze, byose bikabivu n'umwotsi. Igisasu kimwe nk'iki kibasha kuba cyasiba ku ikarita igihugu gito, ndetse kinarashwe isi yose ihura n'akaga gakomeye cyane karimo nk'umutingito wakwibasira isi yose, ikirere kikijima, ubushyuhe bukiyongera hirya no hino ku isi, kigahitana ubuzima bw'abarenga miliyoni 2 ako kanya. Iki gisasu gikanga buri kintu cyose kiba kuri iyi si, havuyemo safe room, ibyumba by'ubwirinzi by'abaperezida, cyane cyane iby'abaperezida bakomeye ku isi bidasubirwaho rwose. Ibi byumba nibwo buhungiro bwonyine bw'ibisasu bya kirimbuzi mu gihe byaba birashwe. Ubyumve neza ko ibi byumba ari nabwo buhungiro bw'abakuru b'ibihugu mu gihe cyose isi yaba iri mu byago byo kugongwa n'urubuye rwaturuka ahantu runaka mu isanzure, nka kimwe kisekuye ku isi mu myaka irenga miliyoni 36 ishize, kikarimbura ibinyabuzima hafi ya byose byariho, byari byiganjemo na dinosaur. Ibi byumba biba byubakanye imiryango ibyibushye inaremereye kuri rwa rwego rw'uko idakangwa n'amasasu cyangwa ibiturika ibyo ari byo byose, kandi mu kwirinda ko ibyo byumba byagira intege nke, akenshi ni amadirishya bigira, urimo niyareba hanze n'uri hanze niyarebamo mw'imbere, ndetse kugerageza kwinjiramo utabifitiye uburenganzira uhatiriza, niko iki cyumba kigenda kirushaho kwiboroka kikibana, noneho bimwe bikabije. Mu bwirinzi bw'iki cyumba habamo na system iyungurura umwuka ku buryo urimo mw'imbere atagabwaho ibitero by'imyuka ihumanye cyangwa ngo bamushushumurize imyotsi. Mw'imbere muri iki cyumba haba harimo telefone itagisohorwamo, hakabamo computer encrypted ifite umutekano wo ku rwego rwo hejuru itabasha kwinjirirwa, kandi ibyo perezida byose yayikoreyeho ntihagire uwabirabukwa. Mw'imbere haba harimo ibiryo n'amazi bihoramo, kandi byamaramo iminsi 10 bitarashira, kandi urimo arya 3 ku munsi.
haba harimo ubutabazi bwose bwihuse n'imiti ihagije yavura perezida mu gihe yinjiyemo yakomeretse. Iki cyumba kikagira backup zirenga 6 z'umuriro w'amashanyarazi, bivuze ko mu gihe umuriro wakurwaho iki cyumba gisigarana inzira zigera kuri 6 cyabonamo umuriro w'amashanyarazi. Hakanabamo intwaro zakoreshwa mu kwirinda nk'imbundano za pistoli, hakanabamo uburiri bwiza n'ubwiherero. Akenshi ibi byumba bishyirwa munsi y'ubutaka, nibwo ubwirinzi bwabyo biba bwizewe neza 100% nk'uko nabigusobanuriye. Itumanaho ryose rikorerwa muri iki cyumba n'iryinjirirwa, ndetse nta nubwo rigerageza kwinjirirwa ntawabasha kumviriza ibyavugiye ku mirongo ya telefone, kandi kiba kizengurutswe na kamera muri buri ruhande rwacyo, ku buryo ugitambutse hafi wese urimo mwimbere abamureba neza cyane. Kandi inkuta zacyo ziba ziriho ibyumviro by'ikoranabuhanga bihunahuna ugisatiriye wese. Kandi iki cyumba kibera kaga, ari nayo mpamvu cyitwa icyumba kiba kirinzwe kurenza ibindi byose mu gihugu. Akenshi iki cyumba kiba gifatanye n'ubuvumo perezida acikiramo mu gihe yazengurutswe, nka kuriya byagendekeye Venezuela rirya joro. Inyubako yose yazengurutswe ku buryo perezida naho yasohokera. Ubwo rero iyo icyo cyumba gifatanye n'ubuvumo, perezida yinjiramo ahita aburira mu myotsi aciye muri ubu buvumo agahingukira ahandi hantu nko mu wundi mujyi. Kandi nimvuga ubuvumo utumva yamyoba abantu banyuramo babyigana n'amafuku, ahubwo wumva ubuvumo burimo n'imihanda myiza ku buryo perezida atacikira mu modoka cyangwa gari ya moshi inyura munsi y'ubutaka vuba vuba bigishyushye. Umuperezida wa mbere ku isi ugira icyumba nk'iki cy'ubwirinzi gikaze kurenza abandi, uwo ni uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. White House ubusanzwe niyo nyubako ya mbere irinzwe kurenza izindi zose ku isi, ariko munsi yayo harinzwe inshuro zikubye 100 umutekano wayo tubona inyuma, kuko kuri floor yayo ya nyuma muzubatse munsi y'ubutaka, iyo yitwa PEOC, Presidential Emergency Operations Center. Iyi floor yose niyo ifatwa nk'icyumba cya safe room. Si ahantu perezida abyuka ajya buri gitondo cyangwa buri mugoroba, ahajya gusa mu gihe biri ngombwa umutekano we bawujajase. Ni ahantu hanini ku buryo hadahungishirizwamo perezida gusa, ahubwo yanajyanamo n'umuryango we, abajyanama be, akanajyanamo n'abajenerali bose bahagarariye igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wongeyeho n'abayobozi bakuru bahagarariye ubutasi bwose bw'igihugu. Ni ahantu haba harimo screen nyinshi zigaragaza amakuru yose y'ingenzi ku gihugu, cyane cyane ajyanye n'umutekano. Ni icyumba iyo perezida arimo aba yabasha kureba hariho hose ashaka mu gihugu, kuko abagaragarizwamo amashusho y'amakamera yose amanitse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi perezida aba yabasha kuvugana na Pentagon, FBI na CIA mu buryo bwihuse, kandi aba yanareba hafi ya buri hantu hose ashaka ku isi akoresheje satellite. Iki ni nacyo cyumba abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakurikiranamo operasiyo cyangwa se ibikorwa bya gisirikare mu gihe biba biri gukorwa. Hanabamo ameza aberaho inama, hakanabamo bimwe byose nakubwiye mu kanya kashize. Gusa ariko iki cyumba si buri muperezida wese ukigira mu rugo iwe, kuko iki cyumba gihenze ku buryo bwirwa igiciro cyacyo ukagira ngo kirimo ibibuga by'indege nka 5. Ubyumve neza ko abaperezida bagira icyumba nk'iki ngiki gutya nabikubwiye 100% batarenze 10 ku isi hose, naho abandi barenga 50 nabo mu bihugu biringaniye bagira ibyumba nk'ibi ariko bituje neza ibyo nakubwiye. Abandi basigaye biganjemo bo ku mugabane wa Afurika, ibi byumba babibona kuri za YouTube nk'uko nawe ubibonye. Kuva ku itariki 16 kugera 28 z'ukwezi kwa 10 mu 1962, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John F. Kennedy iyo minsi n'amajoro yose yayimaze muri iki cyumba cy'ubwirinzi muri White House, kuko yari afite ubwoba bw'uko Abarusiya bari buze kurasa White House ibisasu bya kirimbuzi, kuko Umurusiya yari yimanukaniye ibi bisasu bya kirimbuzi yabishyize Cuba, aho byari byitegeye gusekura White House ikaba amateka. Ibi byakurikiyeho byose nuko perezida yayoboye igihugu yitsimbye munsi y'ubutaka, ndetse muri iki cyumba ni naho byose byarimo bitegurirwa uko bari buze kurwanya ibyo bitero Abarusiya barimo bashaka kubagabaho, mpaka kugeza igihe Umurusiya yateye intambwe isubira inyuma agakura ibyo bisasu muri Cuba. Saa 2:46 z'igitondo ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2001, inyubako nini y'ikigo cy'isi cy'ubucuruzi World Trade Center yari imaze kugongwa n'indege yari yashimuswe n'abiyahuzi mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Icyo gihe perezida George Washington Bush yari ku kigo cy'amashuri mu mujyi wa Florida ari gukina n'abana be. Iryo turika riba yahise akirwa mu ndege ya Air Force One ayivanwamo ako kanya yinjizwa muri iki cyumba cy'ubwirinzi. Ibi byakurikiye byose byabaye perezida yamaze gufungiranwa muri iki cyumba, ndetse akenshi kuriya wumva ngo Iran yasutse imvura y'ibisasu muri Israel, buriya minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu ya magambo yo kwikarakasa ahita aza akavuga imbere y'itangazamakuru ngo abaturage ba Israel nimugire ubwoba. Aya yose ayavuga we yiviriye mu mwobo urimo kino cyumba cy'umutamenwa, kuko babizi neza ko rwose misile y'umunya-Iran imufashe n'uguhita imukura kuri liste y'abazima. Andika igitekerezo cyawe muri comment unambwira uburyo wakiriye nkuru ya none.
wibuke kunkurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanzwe umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.